Reka mwese mbasuhuze abakurikiye Abimana TV, turimo turaganira ku ngoro ya Bikira Mariya iherereye mu karere ka Musanze, ubu ni muri diyoseze ya Ruhengeri. Ni ingoro yatangiye kubakwa na Musenyeri Bahuje Imihigo Kizito, abenshi muramuzi muri diyoseze ya Ruhengeri. Yatangiye kuyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Uyu rero Musenyeri Bahuje Imihigo Kizito navuga ko ari mu babashije kwesa imihigo. Ndaza kubereka agace gatoya. Ni umwe mu basenyeri babashije guhereza iyi diyoseze isura. Agerageza kubaka ingoro ya Bikira Mariya, navuga ko iri mu ngoro zigezweho kandi yanatangiye kubakwa kera, ariko ntekereza ko diyoseze ya Ruhengeri ari imwe muri diyoseze mu gihugu zifite stade nziza, ariko by'umwihariko yubakiwe ingoro ya Bikira Mariya. Ibarizwa mu karere ka Musanze, ubwo ni muri diyoseze ya Ruhengeri. Kubifuza kuyisura rero nabwira ko mu bintu bya mbere biranga iyi ngoro, ifite ahantu hanini hagutse, hejuru hari kiliziya. Ikindi ushobora kuza gusengera hano ku maesikariye. Aya maesikariye ujya uhabona abantu benshi batandukanye baje kuhasengera baturutse mu madini atandukanye. Hari abo nagiye mbona bafite Bibiliya bahiciye kuri aya maesikariye bagiye kuhasengera. Niba wifuza kuhasengera rero ni karibu uzajye gusengera kuri iyi ngoro ya Bikira Mariya mu karere ka Musanze. Abimana TV turabakunda.